Yes, reka nongere ngusuze wowe mukunzi wacu ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye dore ko mudukurikira muri benshi yaba hano mu Rwanda hanze y'u Rwanda muri aka karere reka mbatere yambu aba diaspora mugenda mudukurikira ndetse nanabashimira mu rugendo rukomeye cyane mugenda mudufasha kuyu munsi rero nkuko musanzwe mubimenyereye hano kuri Ruhuka TV Rwanda aho tugenda tugera hirya no hino hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu aho tugenda dusura abatumirwa ndetse na bamwe mu bantu bafite inkuru zitangaje ndetse bifuza kuba bagenda bagezaho ubuhamya ku bantu bagiye batandukanye tukaba twaje kugenda dusura umubyeyi abenshi baramuzi ntago ari ubwa mbere ageze kuri kamera zacu ariko tukaba twavuze ngo reka twongere tuze tumusure abashe kugenda atuganirira inkuru yiwe mbere yuko ngira byinshi ngenda mugarukaho ngo abe yabanza kugenda agira icyo atubwira nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Ruhuka TV reba hano handitse ijambo subscribe ugende urikandaho ubundi tubane gatanu kuri gatanu kuyu munsi rero tukaba twaje kugenda tunyarukira mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali rero tukaba twaje kugenda tuwambuka twerekeza mu karere ka Rwamagana ariko tukaba twavuga ko ari mu mpera neza z'umujyi wa Kigali abo tukaba turi i Nyagasamba aho twaje gusura umubyeyi ngira ngo ari buze kugenda atangira atwibwira mwiriwe neza mama ni amakuru gerageza ufate mikoro neza nagire kugira amakuru ni meza. Okay, twari twagusuye twagiye tuvugana mu bihe bigiye bitandukanye ubwo tutabashije kugenda tukugeraho n'umwanya dore ko tuba dufite akazi keshi ariko abeshi muri twe ntago bakuzi ariko kaba twagira ngo utangire wibwira abadukurikiye n'utarukuzi akumenye ariko gerageza ufatire mikoro hasi. Okay, sawa. Nitwa Mukakabera Florence. Nkaba ndi ku izina rya Bizaremye Thomas. Umwana umwe w'ikinege nari mfite. Yaje kuva mu mubiri. Sigara nigunze kugeza na n'ubu. Nari ntuye mu karere ka Gasabo. Oya, utari wagera aho ngaho abeshi uvuze izina y'uwo mwana ariko uwo mwana hari benshi batamuzi bumvise inkuru yawe bwa mbere ariko twagira ngo utubwire inkuru yawe uyihereye hasi kugera hejuru. Muri Bizaremye Thomas ni inkuru ndende iteye n'agahinda. Ni umwana umwe w'ikinege nari mfite. Umwana umwe w'ikinege nababyaye ari abana batatu. Hose nta mwana n'umwe nari mfite. Nsigaranye uwo muhungu wenyine. Uwo mwana wanjye namuvuje ahantu henshi. Sehashika navurijeyo. Kibagabaga navurijeyo. Faisal navurijeyo. Ariko aza kugwa Sehashika. Naza kwitahira aguye Sehashika. Yego, aguye Sehashika. Ihangane. Ya utubwiye urugendo rutoroshye ese uwo mwana yararwaye iki yazize iki mbese dusobanurire muri rusange ko ikibazo cyari gihagaze. Uwo mwana yafashwe afite imyaka 16. Afatwa byimbinda. Kubyimbinda nabanje kujya mu Kinyarwanda ngira ngo bamuroza urushwima. Ngeze aho ngaho amafaranga amajije kunshiramo. Nigira inama yo kujya kwa muganga. Ngeze kwa muganga bamuvomaga buri kwezi. Buri kwezi nasabwaga amafaranga 30,000. Nyahingira kuko naho nakuraga kuko kuri konte ya se yasize yarapfuye amafaranga nari yamazeho mvuza uwo mwana. Ni ukuvuga ngo umwana yarwaye
afite imyaka Umu- 16. afite imyaka 16 umutware yaratashye. Papa we yari yarapfuye kera, papa we yamunsigiye afite imyaka 12. Aha, komeza naribi. Muri 12 papa wapfuye, umwana yafashwe afite imyaka 16. Umwana arafashwa afite imyaka 16. Ese ugeze mu buvuzi bwa kinyarwanda bakubwiraga ko arwaye iki? Bambwiraga ko arwaye urushwima. Urushwima. Yego. Ya, tuzi yuko indwara y'urushwima ngira ngo nimba ntibeshye muri kinyarwanda barayivura. None wowe byakugendekeye gute kugira ngo ntibabashe kuba baza kugenda bamuvura? Mu ndwara kinyarwanda bavura Mm. ntabwo urushwima baruvura, kandi ntabwo rwari urushwima, ahubwo muri kinyarwanda hari abenshi biba, bivuge ngo barambeshyaga. Naje kujya kwa muganga basanga umwana wanjye ni umutima, umuyoboro w'umutima warazibye, niwo watumye abyimba inda. Abyimba inda. Banyandikira kujya hanze Faisal. Faisal nibo bakwandikiye kujya hanze cyangwa? Yego, Faisal yaranyandikiye kujya hanze. Igihe cyo kugenda ahita ava mu mubiri. Ni ukuvuga ngo yatashye yitabye Imana atari yajya hanze. Yego. Yaguye mu bitaro, yaguye mu rugo? Yaguye mu bitaro CHK. Ya, aguye mu bitaro CHK. Ese mu bijyanye n'ubushobozi muri rusange tuzi ko kujya hanze aba ari ibintu bitoroshye cyane, kuko wari uvuze ngo mu gihe cyo kujya hanze yahise yitaba Imana. Wari waje kubona uburyo bwo kujya hanze, ngira ngo nimba twagusuye wagiye ugira byinshi ugenda utubwira hanze ya mikoro, ariko twagira ngo ugende usobanurira n'abadukurikiye muri rusange. Hanze ni Imana yamuhaye ubufasha bwo kujya hanze. Gute? Hari umuterankunga wari wemeye ko Bizamye Thomas bagomba kumujyana hanze, na leta y'igihugu yo kabyara. Noneho nubwo yavuye mu mubiri, ni ukuri ndashimira abamfashije, Imana izabaha umugisha. Ya, amaze gutaha avuye mu mubiri, tunakwihanganisha kuko ni igihombo gikomeye cyane kubura umwana wari ufite. Nkuko waje kugenda utubwira, ese uwo mwana yitabye Imana watubwiye ko bari batatu, ariko tukigera hano mu rugo twasanze nta wundi muntu uhari uretse weho. Ase abandi bana bakuru biwe cyangwa bashiki biwe bo bihagaze gute? Bashiki biwe nababyaye ari impanga, bo bapfuye ari impinja. Ni ukuvuga ngo muri abana batatu nta mwana n'umwe ushigaje? Wapi, ndaho nduko. Bapfuye ryari? Se bazize uburwayi busanzwe? Abana b'impinja bo iyo nda yewe yavuyemo ifite amezi 8 n'igice. Izo mpanga z'abakobwa gumana uwo muhungu, ndavuga nti nta wundi mwana nzabyara, kuko Imana niba yarampaye uyu mwana wanjye n'umugabo wanjye nkaba mubuze, n'uyu nguyu azambyarire abandi nzarera. Ya, birumvikana ni inkuru y'agahinda rero ikomeye cyane kumva mu bana bose wabyaye bagera kuri batatu nta mwana n'umwe ugifite. Ese umuntu akikureba arabona ukiri na mutoya, se wumva iherezo ari irihe? Numva iherezo narihebye. Nta mpamvu yo kwiheba, kandi abakunzi bacu barahari, bafite kuba hari icyo bagenda bagufashamo. Rero urumva ko kwiheba, nta muntu uba ugomba kwiheba, kuko iyo ukiri muzima byose biba bishoboka. Icyatumye ubona bariya na n'ubu ngubu cyagenda kibagwa. Nimba ntabeshye, se ubu waba ufite imyaka ingahe mama?
imyaka 42. 42 ko nta muntu wayikeka. Ndayifite, navutse 82. 82. Yangira ngo dukomeza tuganira rero, ibi byose byabaye uri mu mujyi wa Kigali. Kano kanya twagusanze ahangaha mu karere ka Rwamagana. Urugendo rwawe rwo kuva mu mujyi wa Kigali werekeza hano mu karere ka Rwamagana rwo rwaje kugenda gute? Urugendo rwanjye kuva mu mujyi wa Kigali nza mu karere ka Rwamagana, aho umwana yansize bahishyize muri Towa. Muri Towa. Umuntu yaje kunyohereza amafaranga, Imana nawe izamuha umugisha. Ndavuga naho kugira ngo mbe mu mujyi wa Kigali nta mwana n'uyu mfiteyo, reka nigire mu cyaro. Ko kugera ahangaha urareba ahantu nsanze ukuntu hameze, biranababaje. Ntabwo bibabaje, buriya icya mbere ni ukuba umuntu afite ahaba, kuko hari na benshi batanahafite. Rero icya mbere ni ugushimira Imana iba yagiye inahaguha, ari nabyo abakunzi bacu baba bifuza kugenda bakumenya. Rero nk'uko wageze ahangaha, abantu muri rusange, umuntu akaba yibaza se kugera ahangaha uvuye i Kigali, wari ufite abana bitabye Imana bose, ugeze ahangaha mu karere ka Rwamagana nta mwana n'umwe ushigaje. Ese ubuzima bwawe ahangaha kugira ngo ubashe no kugenda witsa cyane cyane mu buzima bwawe n'imibereho y'uno munsi ahangaha uri mu karere ka Rwamagana? Ubuzima bwanjye mbayemo ntabwo ari bwiza. Vugira kuri, egera mikoro neza. Ubuzima bwanjye mbayemo ntabwo ari bwiza, kuko kuba ndaha vuga narebe ni ugupagasa, ngo ni uguhiga, mbese nabona ikiraka nuko nkagikora, nuko nkaza nkaryama muri ibi binonko, nkabiryamanamo kandi agahenda. Cyokora nkagira abaturanyi bamvugisha bati mama bize yaremye waramutse, ntiyego. Nabura amazi, abaturanyi bakabaho nyaka. Ubwo nubwo buzima mbayemo. Nta kana. Ese ku bwawe muri rusange nta bandi bo muri famiye wari ufite, yaba iyawe cyangwa se iy'umugabo? Muri famiye nari nyifite, uwo nari nsigaranye ni mama apfuye amaze amezi 2. Ubu ndi njyenyine. Uri wenyine? Uri wenyine? Ndi njyenyine. Uri wenyine. Benshi muri rusange rero bagiye babona inkuru yawe, bakaba baragendaga benshi batwandikira batubwira ati muzabashe kugenda mumugeraho, tubashe kugenda tumenya ese mama Bizimana abaye hate. Abenshi harimo n'abatazi yuko umwana wawe yitabye Imana. Niki wagenda ubwira muri bamwe bagiye bagufasha n'abadukurikiye muri rusange kano kanya? Ikintu ngiye kubwira abantu bagiye bamfasha, bahaye ijambo ry'Imana y'ubu, kuko y'ubu ntabwo yigeze areka Imana ye. Kandi ibyo bankoreye barengeraga uriya muziranenge, nubwo yavuye mu mubiri, ariko baransigaranye cyane. Baransigaranye, ni njyewe basigaranye, kandi Imana izabaha umugisha kuko nta kindi kintu narenzaho. Watubwiye ko wavuye mu karere hano mu mujyi wa Kigali ukerekeza ahangaha mu karere ka Rwamagana. Aha muri Rwamagana utuye waje ute? Urakodesha? Warubatse? Bimeze bite? Ndacumbitse. Uracumbitse? Uracumbitse cyangwa urakodesha?
ndakodesha. urakodesha. Ubu se iyi nzu hano twahabonye ni ahantu wenda ni inyuma y'umujyi, nubwo atari inyuma y'umujyi cyane, ubuzima bwaho bwo bumeze bute gukodesha? Urumva wari uvuye i Kigali usenyewe ugeze ahangaha muri Rwamagana, bimeze bite mu bijyanye n'ubuzima k'uyu munsi? Ntabwo mbayeho neza. Ntabwo ubayeho neza gute rero? Ubuzima bwaha gusa ikode ryaha ntabwo ringana nk'iry'i Kigali, kuko i Kigali ni ibintu birebire. Kuba ndaha rero byampaye amahoro, byamvanye mu kajagari k'i Kigali, kuko niba narabanye n'umwana wanjye nkamubura nkasigara nigunze, nahisemo kuvuga ngo reka nigendere, kuko hari n'imitungo iriyo, hari nk'umutungo mfite mu karere mu karere k'Amajyaruguru muri Rulindo, muri Rulindo ifitwe n'umuntu bita Munanira na Rasisi. Iyo mitungo niyo umugabo wanjye irangiza rubanza nararibonye iyo mitungo, ariko nta kintu n'iki, kubera ngo ni mudugudu, umugore we ni umwunzi. Kubera gutuza mvuga inti n'ubundi wo kugira ngo nanjye bazamitane, reka ntuze. Gusa umuntu bita Munanira na Rasisi mu murenge wa Masoro, akagari ka Kigarama, umudugudu Rukurazo, amfitiye isambu, ntagatuyemo, ntanahaba aho mama n'undi yabaga, ariko kubera bitwaza ngo ni abayobozi se ni ibiki, ngo ni urutugu ngo rukura rugasumba izosi, nuko ndaho. mvuga ureba muri kamera. Wihangane, ariko ukivuga icyo kibazo tuzi yuko hano mu gihugu cy'u Rwanda usibye nawe umuturage wese nta muntu n'umwe uba wanyanganya undi. Ese ukimara kugira icyo kibazo kijyanye n'ubutaka bwawe n'isambu yawe, hari abayobozi waba warakigejejeho? Kuko nubwo uri kuvuga ngo umudugudu, tuzi yuko ntago urwego rw'umudugudu ari urwego rudakorwaho. Hari abayobozi bo hejuru ya mudugudu waba waregereye ngo babe bagenda bagufasha muri icyo kibazo kijyanye n'ubutaka bwawe? Abayobozi baramfashije. Gitifu w'akagari araza arahampesha, bashingamo n'imbago, imbago irimo, ariko yahampaye atahampaye, bahamagaye ku rukiko rw'i Murambi. Murambi ubwo ni mu kahe karere? Ka Rulindo. Ka Rulindo. Baramubwira bati uwo muntu ushaka kwima iyo sambu, uwo muturage ni igiki? Ubwo bashingamo iyo mbago, nta kintu n'iki ndakoreramo, kandi haciye amezi nk'umunani aho hantu haragaragaye. Nimba mbyumva neza rero, ikigaragara nimba isambu warayitsindiye ukaba utari wajyayo hashinzemo imbago, bivuze ko nta muntu wakubujije kuba wagenda ngo ukoreshe iyo sambu yawe. Rero ni ukuri arayimbuza. none se yayikubujije ati? Nimba ubuyobozi bwarayiguhaye ukaba ubizi ko hashinzemo imbago, ubwo tutagenda ngo ukoreshe isambu yawe, se wagiyeyo arakuzitira? Kunzitira nazanye kashe mpuruza impesha ubwo butaka. Kashe mpuruza nyishyira gitifu w'umurenge, nayishyira gitifu w'akagari kuko niwe wagombaga kuhampesha. Gitifu w'akagari araza arahampesha, anterera n'amakashe, baduhereza twese amarirangiza rubanza.
arangije ntago yigeze ajuririra kashe mpuruza itaraza, ahubwo yajuriye nyuma ya kashe mpuruza. mu kuja nyuma ya kashe mpuruza umugore we ni umwunzi nawe ni mudugudu, barampamagara ndababwira se urukiko rwateye kashe mpuruza nirwo rubabwiye ngo dusubire mu rubanza, ngo ni gitifu w'akagari. None se niba gitifu w'akagari asubiye mu rubanza rwarangiye rwagize itegeko, ndavuga ubwo nyine umunaniro uranguze ndatuza. ariko turabizi ko no mu busanzwe urubanza rujya rubaho, ariko nimba nawe ubizi ndetse nta n'umuntu utabizi, umuntu akaba yatsindwa akajurira. Nimba mbyumvise neza ubwo baba barajuririye icyo cyemezo, nimba bataranyuzwe wari ukwiye kugenda mukaburana, kuki utagiye ngo umuburane? Twaraburanye bwa kabiri nyuma yaho. none se umuntu ajurira ikintu cyagizwe itegeko? Gishobora kugirwa itegeko, ariko nimba mbizi neza, ariko ni nako bimeze. Ushobora kujya mu rukiko bwa mbere umuntu akagutsinda, wagera inyuma ukaba wagenda utanyuzwe, kuko banatanga n'iminsi yo kujurira, ukaba wajuririra urubanza rukaba rwajya he mu rundi rukiko rwisumbuyeho, bakaba babasha kugenda bababuranye. Urwo rubanza urwo rupapuro rwo rumaze imyaka 11 ubatsinze. Yego. Njyana kashe mpuruza njyana ku murenge, nkimara kubura umwana wanjye tuvuga ni ubutaka ni ubwanjye. Icyemezo kikwemeza ko ubutaka ari ubwawe ni ikihe? Mbereka ibyangombwa ko ubwo butaka nabuburanye nkanabutsindira, nyihereza gitifu w'akagari. Gitifu w'akagari bwa kabiri oya bwa mbere njye nkijyana kugira ngo bampeshe ubutaka bwanjye, bamwita Rutikanga. ni ukuvuga ngo twebwe aho wari wabashije kugenda uhavuga, nge ni gushaka kukubaza, nyuma gitifu aguhesheje ubutaka nk'uko wari wabitubwiye, yego, nyuma y'aho aguhesheje urumva abo bandi bakubwiye yuko abo mwaburanaga yuko ngo bajuriye ugomba kongera mukaburana. Bikimara kuba wowe wakoze iki? Nicyo ushaka ko ubasha kugenda udusobanurira n'abadukurikiye. Bikijya kuba bimajije kuba naragiye turaburana. Gerageza wongerejwe. Naragiye turaburana. Ni mudugudu. Umugore we ni umwunzi. Yes. Mbona anjyanye mu bunzi. Ndababaza se mwabunzi mwe? Uru rukiko rwanyu rw'ibanze naruvuyemo. Kuki yaje kujuririra hano muri uru rukiko rw'ibanze atagiye kujuririra aho bantekashe mpuruza? Baramfatirana n'agahinda nari mfite, ndatuza ndaceceka. Cyo ukora ejo bundi narabahamagaye mu majyaruguru bambwiye ko iyo mbago atarayirimbura. Yego. Ese umuntu acyumva uwo mugabo mufitanye ikibazo cy'ubutaka, se uwo mugabo ubundi mu butaka yahageze mate? Mufitanye ibipfano, afitanye ibipfano n'umugabo wawe? Kugira ngo ubashe kugenda udusobanura n'udukurikiye abashe kugenda asobanura. Nta gafitanye, nta kinapfana n'umugabo wanjye. Yaguze na mabukwe ubutaka. Agura na muramu wanjye. Nubwa Barahata Manuel bugenderamo. Barahata Emmanuel yari umutware wawe? Yego, usezerano. Mwe mwarasezeranye mu mategeko? Yego. Ni ukuvuga ngo yaguze ubutaka, barabumugurishije we cyangwa yabwometseho? Simbizi kuko ntabyo namenye. Nese muburana yavugaga ko yabubonye ati? Muramu wanjye bita Habarurema. Naramubwiye nese Habarurema ko uyu 8 ugabana na murumuna wawe, ubwawe ukaba warabutanze, ubwa Manuel bwagiye he gute kugira ngo umuhe munanira?
barambindikiranya, muramu wanjye yumvise ko bikomeye yahise anatoroka ajya Uganda. rero nimba ari uko bimeze ndumva ikibazo cyoroshye, uzegere ubuyobozi ikibazo cyawe buzagikemura. Yego. ngira ngo nkomeza tugenda tuganira ndetse tunagana no ku musozo w'ikiganiro. Bakunzi ba Ruhuka TV Rwanda, nk'uko mukomeje kugenda mudukurikira, ahangaha rero tukaba turi i Nyagasambu. Hano Nyagasambu turi ni mu karere ka Rwamagana, aho twari twaje gusura mama Bizimana. Ngira ngo abazi Bizimana cyangwa abo twatangiranye iyi nkuru ni Biziyaremye, ni umwana waje kwitaba Imana azize uburwayi, dore ko twagiye tugenda tugaruka kuri iyi nkuru. Hanyuma hari benshi bagiye bagufasha ariko bari barabuze amakuru yawe, cyangwa se bamwe bari bakuzi mu mujyi wa Kigali. Ahangaha rero tugusuye ni mu karere ka Rwamagana, cyane cyane hano i Nyagasambu. Niki wagenda usaba? Ese niki wagenda ubwira ku bakunzi bawe, yaba abakuzi mbere cyangwa se nuri bubashe kugenda abona ikiganiro cyawe? Ni igiki wagenda umusaba? Kuri ikintu nagenda musaba, ntacyo batankoreye, Imana izabaha umugisha. Ikintu nabasaba ni ukubona ukuntu nanjye nabaho, nkanjye mama Biziyaremye wasigaye, nkareba n'ukuntu nabona aho mba nkanjye wasigaye, nk'uko bakoze uriya murimo wa Biziyaremye Thomas, ntibazacika intege kandi Imana izabiyoheremo umugisha. Abenshi bari kwibaza se wabona aho uba gute rero? Kubona aho mba bizava mu maboko yabo. Oya, ndi kuvuga watubwiye ko utuye i Nyagasambu. I Nyagasambu n'ubundi urumva nimba ariho utuye ufite aho uba, kugira ngo ubashe kugenda usobase, ni mu buryo bwo kugufasha kuba wabasha kubaka, wagura inzu. Usobanure neza. Ikintu bamfasha ni ukuba nabasha kubaka. Urabona aha hantu ndi ni nkaho ndara hanze, ibintu byose birarangaye, niyo ndyamye mu ndara ntitira. Urabona ukuntu ibiti bishinyitse. Mana, ni ukuri pe, ahantu ndi ntabwo ari heza. Birumvikana ku bakunzi badukurikiye n'abagiye bagufasha muri rusange, ndetse n'abandi muri rusange bafite umutima wo kugufasha. Ngira ngo wowe uranabizi yuko hari byinshi bigenda bihinduka iyo Imana iri kumwe nawe. Benshi bumvise inkuru yawe rero, niki cyangwa se uwaba wifuza